icya kabiri kuba tutakiri gukorana ntabwo turi gukorana umwe wese yahisemo kuba yakora ku giti cye hanyuma icya gatatu ikintu mbivugaho so iyo rero igihe kigeze tukajya separate ibyo bintu icyo gihe bitamo kubigumana ku giti cyanjye so I wish them the best ibyo bakora byose ubu umuntu dukurikiye nonaha arimo aribaza ati ngaho babu se arasezeye The Choice bigenze gute babu muri The Choice bakwirukanye oya ntago banyirukanye byagenze gute actually urumva nasezeye muri The Choice nabonye mu minsi ishize inkuru zagiye hanze ko nasezeye ariko ntago byari ukuri ariko nari ndi mu nzira zo kubikora buriya umuntu nyine arakura akagira izindi nzozi akagira ubundi buryo abonamo ibintu so rero nasezeye kuri The Choice kugira ngo nubake nyine ibingibi dutangiye uyu ni nk'umwana uvutse umwana rero iyo avutse akenshi uzari no mu kazi umubyeyi yabyaye bahita bamuhereza ikiruhuko kugira ngo yite ku mwana so nanjye rero navuze ntireka kugira ngo n'umwana uvutse mwiteho neza reka mbe mfashe ikiruhuko ku kazi hariya banze nite kuri no mwana azabanza kure ubundi ibintu tuzabitumenya ibyo byo nyuma wunse kuki bari kuvuga ngo wasezeye The Choice ntibavuge ko wasezeye Isibo ubundi urabihuza gute wa mugani Isibo The Choice abantu benshi bakunda kubyitiranya bakagira ngo The Choice ni TV kwayo The Choice ni ikiganiro cya Isibo televiziyo Isibo ariko gifite kimeze nk'igifite influence nini bitewe n'ukuntu cyatangiye urumva ni ikiganiro cyatangiriyemo abantu bakomeye gikora imyidagaduro mu buryo bwiza so abantu benshi bamenya The Choice kubera kujya no kuri YouTube ariko n'Isibo buriya abareba ama mainstream bo Isibo barayizi nyine kuri yo ni televiziyo rero abantu bakabyitanya bakavuga bati yasezeye The Choice nkaho bavuze ko nasezeye Isibo ariko nakoraga mu kiganiro The Choice cya Isibo muri make umubano wawe na Peter umeze gute mu buzima busanzwe bitari makazi Peter yigeze kuvuga kuri TV okay hari twe turi kuri TV ni ntabwo ari cyarabwo nejo bundi noneho Freddy sinzu ijambo yavuze asa n'uvuga urubona hari ukuntu kuri TV dutebya tugatebya tugasererezanya ko dukorana it's okay buriya n'abatumirwa najyaga nkunda kubibabwira bati nimuza tukabaserereza natwe ubwacu turaserereza ati cyo ntabwo ari ikibazo so hanyuma icyo gihe Freddy sinzi ijambo yambwiye yavuze kuri TV asa n'uvuga ariko asa n'ushaka ariko atebya ariko ritarimo respect ari ngiye wari kubibwira Peter itamureba ahita avuga ngo ariko banza babu usigaye umumenyera kugira ngo ni mugenzi wawe gutyo uri kumva ngo banza ngo babu musi asigaye aguha umwanya wo gutindana ukabusigaye umumenyera gutyo turi live kuri TV ntabwo byategereje kuva kuri TV mpita mvuga ngo ngo nta kibazo atavuga ngo no ngo ubwo binyeretse ko usigaye umuha umwanya wo kukumenyera ati buriya na DJ Mo yarahari ati buriya hari umubano nge na DJ Mo dufitanye urangirira hano ku kazi kuko DJ Mo duzuma n'akazi ati hari umubano ngira na Freddy nawe na akazi n'utundi tuntu dukeya atari ko babu nk'ibyo bintu mubwiye abimbwiye nabyumva kuko babu umubano wanjye nawe urenza akazi urenze gushuti urenze n'ibindi ati ubwo rero kuvutinyusa kuvuga iryo jambo ati baba asigaye kwimenyereza uri kumva urumva level y'umubano dufitanye so binarenze n'ibyo Peter we ubwe kuri TV yigeze kwivugira ngo kuva nabi umunyamakuru abanyamakuru bose twahuye abantu twabaye inshuti ni babiri ni Irene na Babu bonyine njya nabibona waje kumusupportinga every day na Friday nzaza kubasupportinga ari muzakorera kandi nabonye n'aka video nakoze that's nice ako ni sawa like nyine ntacyo yes n'ubundi tuba twasupportinga so Peter ni umutipe none se nuza tuzana kugura nta kintu na kimwe atankoreye nk'icyo abandi bakorera nyine abana babo ukana n'abana bangaye abana bane umusaza wanjye ntabwo ari hano arafunzwe umusaza arafunzwe afunzwe azira iki birashoboka ko mama ashobora nko kuba yarantoye uretse gusa na Scovia na papa ariko kubera imbaraga za Scovia ku buryo nyine abantu babimpatirizaga none ibyo kuba nsana papa nari nabyigije ku ruhande yego yaba arakubyaye ukiri umwana none yamara kukubyara ukiri umwana akagusiga mu rugo kwa sogokuru cyangwa muri famiye yarambwiye ati wowe uri umwana wanjye narakureze narakubyaye hari igihe kigeze kugera ubaho utari kumwe na mama wawe duhunga tuva i Burundi yego icyo gihe ufite imyaka ingahe utana na mama wawe byaje kugeraho nyiri umwana muto one day ndabyuka nisanga ngomba kuva mu gihugu mama aratubwira ati tugomba kuva hano hantu ntabwo hakiri heza kuri twebwe yego
papa wese ntabwo umuzi? papa wanjye ndamuzi ariko yarapfuye. Byambayeho nkabona abandi bana bari kumwe na papa babo, yanumva ashaka suka mutuka. uriya noneho mufashe we nk'umuntu nukira mama. Ibintu namukorera simbizi. Ngo ntabwo yize. Ntabwo yize. Iyo ubona abantu batuka umubyeyi wawe ubivugaho iki?